ari ntuje ndi mu rugo ngiye kumva numva ibintu biranjagaraje nyine mu mutima wanjye nza nihuta ariko nkumva nabuze amahoro numvaga nshaka kuza nihuta cyane ukuntu nari nabuze amahoro sinzi ibyanshikaguzaga nyine nza gusaba imbabazi kuko numvaga uyu muntu ahantu ndi bukure biriya bintu yahabonye ate mbese numvaga yahabonye ate ko atambonye nta n'umuntu n'umwe wambonye ari jye jyenyine wabihashyize ndi jyenyine numva kandi ushije imbaraga ahantu hose numva ko afite imbaraga zirenze izanyu muganga nawe mukamundangira akamvurira umwana wanjye nongeye kubaha ikaze rero mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe na wa mama Sia ngira ngo mumaze kumumenya muribuka ko nako muramuzi cyane ni byinshi byabaye ni byinshi yakoze bibi ndetse na Sia umukobwa we ni byinshi mwagiye mubona ariko ndetse nibiheruka kuba byagaragaye ko hari ibintu byinshi yari yaratabye kwa mama Uwase ndetse muganga aramuzana aho twari turi ngira ngo mwarabibonye arabitaburura arabyerekana yicuza asaba imbabazi ibiki n'ibiki uyu munsi rero navuze ntireka masure nje mu rugo mubaze uko bimeze nyuma ya kiriya gihe twaganiriye yahise agenda muganga amubwiye ngo ajye gutaba biriya bintu ntabwo twongeye kuvugana navuze ni rero nyuma ya kiriya gihe reka musure mubaze uko ameze kuko numvise asa n'umuntu wicuza mu mutima we muri kiriya gihe avuga ati rwose ndasaba imbabazi aranapfukama avuga mu mbabarire ndavuga nti isi imbabazi yarazikuye ku mutima ndavuga umunsi umwe rero nzagenda murebe musure mubaze uko bimeze imbabazi yasabye niba zari za nyazo niba bwari ubwoba yari yagize twumve nawe ku giti cye ko yemerera avuga ati ninjye nabikoze impamvu yabimuteye nyakuri abidusobanurire n'impamvu yabikoze n'impamvu ari kwicuza kuko uburyo yabivugaga ati ninjye nabikoze mbere ntago nari nzi ko azagera akavuga yicuza reka rero twumve nawe ku giti cye ko ameze ndetse n'impamvu yasabye imbabazi ubwo niyo mpamvu yavuze ntireka njye kumureba mama umeze utese ukomeye hanyuma impamvu naje kukureba ni urabyibuka ko ubushize twaganiriye twamara kuganira nta nubwo twanaganiriye ugaragaza kwicuza cyane naravuze nti rero nzaza kukureba hanyuma nkubaze nawe uko byagenze biriya byose uko byabaye ku buryo wabitangiye uburyo wabikoze uburyo wabishyizemo umwana wawe ndetse n'impamvu wari uri kwicuza uvuga ati mumbabarire nagira ngo ubidusobanurireho neza mbere na mbere biriya bintu byo kuroga wabiginjize mu mukobwa wawe gute wishyizemo Sia gute umwana wawe kugira ngo nawe aze kuroga ageze aho ajya kuroga umugore mugenzi we umwana yarambwiye ko afite mugenzi we ariko mugenzi we akaba amuruta mugenzi we akaba amuruta ariko ngo yari mukeba we ariko ambwira uburyo ki yifuza ko nanjye nabimenya maze kubimenya ntacyo ndamubwira ati uriya mugore ni mukuru agomba kugutwarira umugabo byanze bikunze cyaruta rero uriya mugore dushobora kumugirira nabi kugira ngo yangare ugumane umugabo wawe wowe niyo nama wamugiriye nama namugiriye ubishyira mu bikorwa ntangije mbishyira mu bikorwa muhera ku mwana wa mama Uwase banza ku mwana wa mama Uwase ndamwangaza ndangije nkurikizaho na mama we mukura mu nzu kugira ngo ajye arara ku gasozi wumvaga ibyo nubikora ari byo biza kuguha amahoro cyangwa aribwo umwana wawe azabona amahoro mu rugo iwe numvaga yuko aribwo umwana wanjye yabona amahoro akawubaka mu rugo rwe mbese wumvaga mama Uwase ari gusenyera umukobwa wawe cyane nawe niko yaje akubwira niko yaje ambwira hanyuma se ibintu byo kuroga n'ibyo barogesha kuko twabajije umukobwa wa Sia icyo gihe abikora Sia avuga ko ngo arabihakana ngo nyina ntabikora ariko urumva ko yabeshyaga nyine hanyuma wowe ni ibintu byo mu miryango hari ukuntu umuntu akora ikintu ari nk'ibintu byo muri famiye byo mu muryango cyangwa ari ibyo yize vuba cyangwa ari ibyo akoze vuba wowe
ibintu byo gufata ibintu byo kuruhuka ukabishyira mu mwana ungana kuriya asi umwana aracyari muto n'ubwo ari umugore ariko aracyari muto ntabwo ashaje ukamugira kumugira indi nama yindi yatuma yubaka ukamujyana mu bintu byo kuruhuka iwanyu n'ubundi ibyo bintu birahasanzwe mu miryango. Ibyo bintu iwacu ntabwo bihasanzwe ariko hari ahantu nabikuye mu muryango wacu nyine wakuriye kuko bajyaga babikora. Nanjye rero nca ruhinga ndavuga ati byanze bikunze kwa nyogokuru wanjye hari umuntu ubigira reka nanjye mugenderere. Arabimpa. None se rero urabikoze wisha ihene uzama mu wase ucukuye icyobo ruguru y'inzu biriya byose wabikoraga gute? Ni kuko warazaga ukohereza ibintu bigacukura ihene wazishe uhageze wabikoze gute? Nazishe mageze nagira ngo mbone uburyo kimwangaza ababari. Ni ukuvuga ngo rero muri make ni ibintu wakoze waraganira. Nari narabiteguye umwana akibimbwira nari narabiteguye byose uko byagiye bikurikirana nari narabiteguye nabikoze mbishaka. Hanyuma rero aranga yavuye mu nzu urongeye umuteje ibindi mu kaguru urongeye utabye ibindi inyuma y'urugo. Ejo bundi ubwo twabonanaga ubwo wazaga ari muganga utunyuza aho twari turi ruguru kwaba mu wase ruguru y'inzu watabye ibindi waje numva utaka usaba imbabazi uvuga uti mumbabarire. Ijambo ryo kuvuga mbabarira ryavuye hehe usa naho wicuza? Ndi kwa mama wase turi ruguru y'urugo uza nabonye waje wihuta nk'umuntu uri kujya ahantu yakererewe upfuka usaba imbabazi tuvugishije uri muri mbabarira sinzongera gusaba imbabazi n'uburyo waje kuko waje tutavuganye waje ntawaguhamagaye ariko twe turabizi ko byagenze kuvuga ngo mbabarira uciye bugufi kuriya byatewe n'iki? Kuko ntabwo tubikuze ubundi tukuzi kuvuga ngo ninjye nabikoze kizapfe ibintu by'ubugome ariko byasaga naho noneho waciye bugufi bigaragara kugira ngo uce bugufi kuriya ndetse uhita unagera ahantu twari turi dusange n'ahantu duhagaze niho wanabitabye wewe byakurujemo gute kuza no kuza uciye bugufi kuriya? Nari ntuje ndi mu rugo ngiye kumva numva ibintu biranjagaraje nyine mu mutima wanjye nza nihuta ariko nkumva nabuze amahoro. Uri mu rugo ndi mu rugo numva nabuze amahoro ntayo nari mfite gusa nabuze amahoro kubw'ubugome nakoze nabuze amahoro nza nihuta cyane nihuta cyane mbona mbagezeho ntago nari nzi ko mbageraho nta nubwo nari nzi yuko muhari. We wumvaga ushaka kuza hariya gusa? Numvaga nshaka kuza nihuta cyane ukuntu nari nabuze amahoro sinzi ibyanshikaguzaga nkihuta kugira ngo ngere aho ngiye nakoreye amahano. Mu bigaragara rero kuko twari twavuganye na mwana kuri telefone atubwira ko agiye kugushika agahita kuzana ahubwo twatunguye tubonye uhageze nyine nkuko yaduhaye iminota 30 ubwo uhageze dutungurwa no kubona muri ya minota kuko nubundi uhise uhagera uzu unapfuka musaba imbabazi hanyuma guca bugufi werekana ko usaba imbabazi ibyo wabitewe niki wicuza ni kuki uvuga ngo wavugaga ngo mbabarira ukagaragaza ko ibyo wakoze ari amafuti? Impamvu navugaga ngo mbabarira nararebye mbona mama wase naramuhemukiye kandi noneho ku mutima wanjye naje guperereza nsanga mama wase naramuhemukiye ahubwo rwose ari jewe umuntu mubi cyane. Niyo mpamvu nahise mfukama nsaba imbabazi cyane maze gusaba imbabazi biba ngombwa ko ntaburura n'ibyo nabiriya birozi ntago mwari muzi hano bitabye. Ntago byabaye ngombwa kubera ko ari muganga wakubwiye ngo taburura? Nataburuye nyine kubera yuko kuko abo yari yabibonye buriya ndavuga ni ntabitaburuye nyine muganga yabibonye kandi ari ngombwa nta mbabazi n'ubundi ndi buhabwe nta n'amahoro ndi bugire biba ngombwa ko mbitaburura ndabitwara. Yego aho biri hose naragenda bifata ndabitwara nari nabikikije inzu hose. Hanyuma rero ku mutima wawe ni iki umutima wawe gushinza kuri wenda kuba harimo akantu ko kuvuga ko wicuza ni byiza nabyo
gukora icyaha umuntu akora icyaha nyuma akaza kubona ko byari amafuta agasaba imbabazi nibyo, ariko kwicara ukavuga ngo byakujemo urya, ari kwicara ukavuga ngo ndasaba imbabazi, cyangwa n'uriya munsi byakujemo wumva ibintu bigukura bikuzana no gusaba imbabazi bitabiza ako kanya. Waje kiriya gihe uhageze cyangwa wari utuye ubitekereza guca ko mbese wari waricuruje na mbere cyangwa wicuruje uriya munsi nyine ibintu watabye inyuma y'inzu byagaragaye? ziriya mbaraga zaje ako kanya gusaba imbabazi, zaje ako kanya mpita nihuta nyine nza gusaba imbabazi, kuko numvaga uyu muntu ahantu ndi bukure biriya bintu yahabonye ate, mbese numvaga yahabonye ate ko atambonye, nta n'umuntu n'umwe wambonye, ari jye jyenyine wabihashyize ndi jyenyine. Numva kandi ushije imbaraga ahantu hose, numva ko afite imbaraga zirenze izanjye. Uhitamo guca bugufi usaba imbabazi? Naciye bugufi nsaba imbabazi, kuko nta kundi nabonaga nkasaba imbabazi ngomba no gupfa, kubera ko umuntu ubona ibintu ahantu atarambonye, nta n'undi muntu n'umwe wambonye, akambwira ati taburura, nkabitaburura nkabitwara, koko ngasanga koko yabibonye. Kandi wagiye kubitaba ahandi? Nabijyanye iwanjye, nzabijyana n'ahandi nibiba ngombwa. Ariko ibintu nushaka bihagarika, ibintu byo kuroga, ibintu by'iki nkuko warahubutse, nuko nyine ubibona ngo muhana ngagenda n'umuhana vayo nimba ariko bavuga sinzi, nkuko waje kumenya ukuri ku mama waserengana, waramaze gukora ibyo byose. Iyo witonda ukabariza ukamenya ngo umwana wanjye se arambwiza ukuri koko, se ibintu yarabikoze, wari ntabwo byose byari kugombera kuba ni wari kuzina n'uriya mwana ntiyari kuba yarasaze. Byibura se umukobwa wawe wameze ati? Umukobwa wanjye ntabwo aroroherwa, ni kwa kundi nyine, ariko ahubwo uriya muganga nawe afite imbaraga zikomeye zirenze iz'Imana uko nabibonye. Nanjye mugize neza mwandangira uriya muganga, nanjye nkajyana y'umwana wanjye. Njye nategereje ko namuvuza narahebye, kugira ngo uvuze umwana wawe urwaye uri kujya kuroga abandi bantu, utari no kuvuza uwawe ufite ikibazo. Urumva utariyibagiwe? Nariyibagiwe, ntago nari mbizi, nicujije nyuma nibwo gusaba imbabazi, nicujije nyuma. Nibyo rwose, gusa baravuga ngo usaba imbabazi arazihabwa, ariko sinanjye unaziguha, abo wahemukiye nibo uzazisaba bakaziguha. Gusa no kugira umutima uca bugufi nawo ni nabyo ni byiza, ariko no mu busanzwe tutanavuze mama wase, wenda sintubuze n'abandi mwabikoreye, kuko ntabwo ari mama wase mwabikoreye wenyine, ubwo hari n'abandi. Nta muntu wa kuroga, wenda bibaho baranahari babikora, ariko ntabwo ibyo uwo ntabwo ari wo murage wasigira umwana wawe. Oya, nari kubansiza umurage umwana wanjye mubi. Hasi imyaka afite nubwo yashatse akiri muto, ariko ntabwo ari umuntu mukuru ku buryo wamujyana mu bintu by'ibirozi ngo arebe uko yabaye azize iki. Situzi wenda uwamuhumanyije kuriya, ariko byanze bikunze ni umuntu nawe yahemukiye. Ntabwo nzongera biriya ni ibya nyina, ntabwo nzongera umwana wanjye, ntabwo nakongera kumuha uriya murage. Ni bibi, nta nubwo namukwiye. Ni bibi, nta usaza nabi, upfa nabi nyine uroga bakwita kwa kana kwa Siya, kwa mukecuru witwa Siya w'umurozi, ni ukusaza. Kana kararoga, uriya musozi wose uzi ko kana karoga. Ariko niba nawe wicaye ukavuga ati nanjye ndi umuntu mukuru ndicujije, ugiye umwana we yakize, nawe uzamugira iyo nama. Nta murozi nzi wakize kubera ko aroga. Wenda niba hari n'abari bunyumve bihangana, ariko gusa umurage ntabwo ari umurage, nanjye maze kubibona. Ntabwo ubikora nk'akazi. Oya, ntabwo ari nk'akazi, ntabwo ari nk'akazi, ariko ubona ari impemukiye cyane n'uyu nguyu, ntabwo ari nk'akazi hose pe. Buriya hari umugimbi uri mu ikintu ati mba ndi mu kazi, bavuga ati iyo murazi umuntu akarwara baranyishyura, wenda ibyo ari akazi kagutunze wenda. Ariko se umuntu navunika akaguru, naba paralize, napfa, nta nyungu uri bubone, nta mafaranga bari buguhe. Umurage mubi cyane. Ndabona gubivuga ushize amanga ngo ni njyewe, mbona wanarakaye, dore cyakora waribyaye. Asiya ni wowe, dore yarahagarara akavuga ati ni njye waroze Fista, atabwo ni kirapfa. Kuriya wabivugaga neza.
imfura ingana na nyina ntikingana ibyo wabikoze ariko rwose gusa nyine imbabazi kugira umutima rwose uraya mama wase agomba kumpa imbabazi rwose agomba ni itegeko akazimpa pe kubera ko naramuhemukiye bihagije ariko uzakomeza uzamusanga wenda hariya nta nubwo byari bimeze neza ashaka umwanya ujyayo ariko mbere na mbere navuze uriya mukobwa nawe amaze igihe kinini arwaye noneho ibyo kuroga abandi bishyire ku ruhande urogoza uwawe siko bimeze ndangira uriya muganga nanjye nkabona ukuvuza umwana wanjye nkabona ubuzatashye ntabwo biba byoroshye ariko kuri iyi si ni magirirane uwo wagirira nabi ejo niwe wagukiriza umwana cyane wabonaga ko ibintu byabaye akavuye n'umukwe wawe agatangira no kukwirukana iwe kubera iki ibintu byamubanye byica umugore amaze amezi angahe arwaye ntakira nawe uraje ubaye iwe nturi kuvuza umwana no kuvuza umwana uri kuroga abandi bantu mbese n'umugabo nawe byaramucanze yabonye nta rinye nta mu rugo uretse ibintu by'amarozi bihavugira nta yindi nkuru nziza niyo mpamvu nawe yarakaye akavuga ati sendika nibera umusinzi n'ubundi nta rugo mfite nta mugore ngira nta namabukwe ngira bose umwe n'umurozi n'undi n'umusazi nawe biramurengana we bimucanga ko urabonye rero niyo mpamvu iyo utabaye umukwe mwiza cyangwa mabukwe mwiza nuko birangira mabukwe mwiza wongera ube ibintu bisubire ku murongo niko bimeze uvuze umwana wawe akira asubire mu rugo rwe nawe usubire mu rwawe mu cyaro umwana asubirane abana basubirane na nyina ibintu bisubire naho ubundi urugo rw'umwana wawe ubwo niwe waje kurujagaraza niko bimeze ngomba gusubira ku murongo umwana wanjye agakira ngasubira mu rugo rwanjye ariko agomba gukira kubera yuko uwo nagiriye nabi agomba kumpa imbabazi muganga nawe mukamundangira akamvurira umwana wanjye kugira ngo mbone ubutaha umwana wanjye agasubira mu rugo rw'amahoro nta kibazo ibyo bya muganga byo wowe banza usubire mu rugo ikindi ushakishe n'ubushobozi nyine hanyuma ibindi tuzabivugana bya muganga siya nawe ni umuntu ubundi wakavuye mu cyaro uza kuvuza umwana wawe ni nacyo cyari kikuzanye utavangamo izindi dosiye zindi yari kuba yanakize ariko waje kugira ngo wite ku mwana wamuvuze ujya kwita ku bandi urumva rero ko aricyo kibazo cyabaye cyo kibazo cyabaye urumva rero wowe niba wumva umutima wawe wicuza nta bindi umutima wawe uvuga uti ndasaba imbabazi bikuvuye ku mutima cyane rwose sanga umwana wawe murwaza umukwe wawe naza hari icyo guteka muteke murye nawe byakora nawe si we ubundi ushaka amafaranga uvuze umukobwa wawe akire akomeze yubake urugo rwe nawe usubire mu rwawe nanjye nsubire mu rwanjye naho ubundi waje kurujagaraza ntabwo waje uje kumutabara reka waje wigira mu zindi diru aho kugira ngo uze uvuga ati kamvuze umwana ntahe uze ujya mu bindi umukobwa wawe yakubwiye ngo by'amatipu n'ibiki none reba amezi abayangaho umwana akirwaye kuri iki atari ikibazo uko byasobanutse ubu ngiye bigiye kujya ku murongo byose kugeza naho umugabo akurambiwe bigiye kujya ku murongo byose ntabwo bizongera kandi n'umwana wanjye ndizera akazakira uriya mugabo yarwaje uriya mugore we bajya kubana mu rutoki amusanga umugore aranze kujya mu rugo uriya mugabo ntabwo atageze ariko icyatumye amera nawe kuriya ni ukurambirwa hari ikintu kikurambira noneho nawe ugize ngo uraje agize ngo uje kumufasha umugore we nawe wigira mu bindi aho kugira ngo uvuze umwana uti simva noneho ushaka no kumusora ati sohoka iwe usohora umugabo iwe wahamusanze ngasohoka ngagende ngo uvuze umwana umva rero byabaye ibintu birebire kandi byari ibintu byoroshye uri kuza ukamuvuza ukitahira cyane rwose gerageza ubisubize ku murongo nk'umuntu mukuru ubu byakunze byongeye byakunze niba ushaka ko yubaka urugo umugabo we mama wase nta hantu bagihurira baratandukanye nta mugabo amusaba wapi ntibanabana rwose urabizi ko yabanaga n'umukobwa wawe ibyo by'amatiku ngo by'abakeba mama wase ibibazo bayifitiye birahagije nta bagabo akeneye nanabashaka nazabashakira kuri uriya yego rwose n'uwo mwana babyaranye ntacyo yigeze amumarira ibyo ntibizongere kukugeza ngo bigutyushye mu mutwe ngo nta mukeba afite ntabwo bizanongera ntibizanabaho ibibazo yaciyemo ni byinshi umugabo yaramutarira abana wenyine yaciye mu bibazo byinshi ku buryo atari kureba umugabo babyaranye muri 40 ingahe n'uwo babyaranye vuba nawe yaragiye nkasuriye nta kimutekereza cyishakira n'imibereho y'abana be nta kindi nawe rero shaka imibereho y'umukobwa wawe akira be muzima nakira nawe utaye
we kujya mu bintu by'amatiku by'abakobwa by'abagore. nibyo rwose niko bimeze nta kundi. Tumva njye namara kugira ariyo ubwo ibindi nawe nk'umuntu mukuru ntabwo nzi ibintu byinshi kukurusha uzambwira ngo uhuze n'uwo muganga cyangwa se ngo na nimero ziwe ibindi shakisha udufaranga ubundi ibindi nabyo Asiya nawe azakira kuko nawe wenda azakira nubyitaho ariko nzabyitaho cyane ndashaka gusubira mu rugo rwanjye nzabyitaho cyane nubyitaho ugashaka ko umwana wawe akira azakira ukareva mu bindi bikurangaza by'amafuti bituma ahubwo noneho biba bikurushaho. Yego umugabo azagaruke mu rugo asabone n'umugore we nawe usubira iwawe. Yego ibi byose ubisiga ibyo Kigali n'ibyo Kigali hari igihe uzimona azi Kigali bakamubwira ibigambo nawe ugafatiraho kandi Kigali ko n'abantu babayeho bigiye bitandukanye cyane rwose. Siko bimeze niko bimeze pe. Ubwo ngiye ubwo tuganiriye ibyo nawe ubwo nushyira mu bikorwa tuzongera duhure wenda warabikoze. Yego natwe dukumbuye Asiya ari muzima nubwo wenda nawe yari umugome ariko ni umuntu nawe ni umuntu nawe ari muzima nawe avuga neza nk'abandi atari umusazi kuriya nawe byaba byiza. Nta mwifuriza gupfa nta mwifuriza ikibi na mama wase yahemukiye nta kibamwifuriza ntacyo pe bazahure banasabana imbabazi nabo sibyo. Natwe turifuza ko akira akaba muzima agasubira mu buzima bwe busanzwe nawe wasanga yicuza nkuko nawe uri kwicuza nawe wasanga yakicuza nkuko nawe wicuza akavuga ati nanjye ibintu ndasaba imbabazi sinzabisubiramo. Yego rero kugira umutima mwiza ntacyo bitwaye. umva nawe byatewe n'amagambo wenda umwana yakubwiye nawe bigenderamo ariko ibyo yanakubwiye si byari nabyo ntabwo byari ibyo rwose nasanga atari aricaye ndatekereza nsanga si byiza nasanga si nabyo. Ntabwo umuntu yaroga umuntu ntabwo mana ni umuntu mukuru kandi ntabwo noneho bapfuye umugabo wenda bapfa ikindi ariko se agabana imitima yose yihorera abantu bose ntabwo bihorera ku kimwe. Hari igihe biba ngombwa ko ikintu kikubaho ukakereka Imana gusa Imana ikaguhorera utiriwe wivuna ujya mu birozi no gukora ibyaha sibyo. Ntabwo biriya bintu bizongera no kubaho. Rero hari abantu bagufashe nk'umurozi muri comment hari abantu bakwanze bari ibyo biganiro byose wagiye gukora nk'umuntu wicujije nk'umuntu uri kwicuza wagira ikintu babwira kuko hari n'uvuga tura mugore arabeshya ntabwo yareka kuruga hari n'uvuga tura mugore ntiyabireka arabeshya zirambabazi nagazwe ku mutima abo bantu wababwira iki? Nababwira yuko ibi bintu byabaye bitazongera kuba n'umunsi wa rimwe bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma ntago bizongera kuba ukundi birangiriye ahangaha. Ibyo uri kuvuga bikuvuye ku mutima? Bimvuye ku mutima pe. Ndumva nta bintu byinshi nanakubwira buri muntu mukuru buriya iyo uvuze umuntu mukuru bavuze uba unatubeshya kandi nabyo ni ibyawe ntago twebwe byaba bidufasheho n'ubundi ingaruka ni wowe zizaho. Reka dusoreze hano ubwo ibindi tuzamenya ubutaha icyo twifuza nuko Asiya nawe akira niba nawe akaba umuntu nawe ashaka kuba yicuza cyangwa yakicuza. Reka dusoreze hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha.